n'abandi abana badukomokaho ubuvivi igicaniro. Ahangaha navuga ko cyane cyane uko gutekereza hamwe bigomba gutangirwa na ba nyirabyo na bene ubwite. Burya mu Kinyarwanda baba bati ubawe n'ubandumuye, nyir'umupfu niwe ujya hanuka, uwagushije ishyano niwe ujya gushaka abamuganga. Cyakora aha babwira ko bitamubuza kwitabaza inshuti n'abaturanyi mu gihe cyo kunywa isubyo cyo gukubitwa icyuhagiro. Inshingano z'iyi santere se zaba izihe? Inshingano ya mbere, kurandura ubudashibuka, ubutamera, ubudatoha, uhereye mu mizi mbese ibitekerezo shingiro, imitegekere y'igihugu n'imicungire yacyo byahatse bikanabyara itsembabwoko muri uru Rwanda rwacu. Inshingano ya kabiri, gutuma buri gihe twebwe ubwacu, igihugu, ubuyobozi bwacyo n'abagituye, abakigenderera, abahahirana nacyo bahorana ku mutima bibuka bazize ibitsembabwoko tuvuyemo. Inshingano ya gatatu, kurengera no kurenganura ibisenzegeri byahomotse ibitsembabwoko mu birebana n'inyungu zabo zose. Inshingano ya kane, gushakashaka bihoraho ku mavu n'amavuko y'ibitsembabwoko bikadufasha kubona ibisubizo bikwiranye n'izo nshingano maze kubabwira, no gutsinda u Rwanda ku cyitwa umuzimu w'itsembabwoko w'irondabwoko aho yaterera hose aturutse. Ni ibihe bikorwa shingiro se byashyira izo nshingano zacu bihaye muri gifatika mu bikorwa? Igikorwa cyane gushinga no gucunga kubungabunga ikigo gikora ubushakashatsi bunonosoye kuri iki tsembabwoko bwabaye mu Rwanda. Igikorwa cya kabiri, gutangira byihutirwa ubushakashatsi byateye n'ingaruka zose z'iri tsembabwoko byabaye mu Rwanda. Igikorwa cya gatatu, gukora ku buryo ibyo byegwa bikaganirwa bigasobanurwa mu biganiro mpuzamahanga. Abanyarwanda bafashe uburyo bakwitagaga gufatanya n'ibihugu byabo, yaba Abanyarwanda yaba n'amahanga, mu bikorwa bigamije gufasha abantu bigamije kwibutsa no kwibuka iteka ibitambo by'itsembabwoko, bigamije se kwanga ubutatane bw'izo ntege zose zigamije kimwe cyangwa zigamije ibindi. Igikorwa cya gatanu, gukora ibishoboka byose kugira ngo uwagize uruhare rwose ruto cyangwa runini mu gutegura cyangwa mu gushyira mu bikorwa, wagize uruhare rwose muri iri tsembabwoko ahantu hakurikijwe amategeko. Igikorwa cya gatandatu, ibyo bikorwa byose tukabigeraho mu kiganiro gihoraho, mu kungurana ibitekerezo guhoraho n'inzego zinyuranye z'ubutegetsi,
cyangwa se inzego zinyuranye za rubanda, sosiyete sivile, urwatubyaye igihugu cyacu rwatubyaye u Rwanda rukwiye koko kuba igihugu kigendera ku mategeko, abunze ubutabera bunyuze rubanda, kuko ubureshye bw'abaturage imbere y'amategeko, ubwubahane, ndetse tugasa n'abarenga n'u Rwanda, tugasa n'abahora bashishikariye amahoro. Yego mu Rwanda rwacu imbere amahoro n'uburumbuke muri aka karere kacu. Imiterere y'iyi santere se igicaniro yabiyiye uko tubiteganya, uko turi bubiganire. Imiterere y'igicaniro y'iki kigo igicaniro yabiyiye. Aha simbatindira kuko muraza kugira icyo bivugaho n'ibindi, ariko muraza kugira icyo bivugaho, ariko ni ibintu bisa n'ibikorwa henshi. Hari inteko rusange y'abanyamuryango, Assemblée Générale, hari komite nyobozi igizwe na perezida, umuyobozi w'iyo komite nyobozi akaba n'umuyobozi w'umuryango, barabibona muri izo nyandiko mufite imbere yayo. Hari umwungirije wa mbere, hari umwungirije wa kabiri, hari umunyamabanga mukuru, hari umubitsi, hari umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi n'ububitsi bw'inyandiko, inyandiko zakozwe mu mashami yandi tugiye kuvuga, cyangwa inyandiko ziturutse ahandi zijyana n'iki gitekerezo shingiro cyacu, recherche kuri jenoside, kuri itsembabwoko ryabaye mu Rwanda. Umuyobozi w'ishami rijyana n'ibirebana n'imibereho myiza ya rubanda n'umuco wawo, umuyobozi w'ishami rijyana n'ibirebana n'ibibazo by'ubukungu n'imari, umuyobozi w'ishami ry'ibijyana n'amategeko. Ayo mashami, izo komisiyo zose, umurimo munini wazo ni ugushakashaka. Komisiyo mu gipande cyayo, iriya ya mbere, iriya mwumva y'ishami ry'ubushakashatsi no kubika inyandiko, ikaza inonosora, ibika se inyandiko zaturutse muri ya mashami yose. Ibyo turabigarukaho, turabifite hariya. Kuri navuze Assemblée Générale, navuze inteko rusange, akantu k'umwihariko twashatse gushyiramo hano ni uko umunyamuryango mushya yemerwa n'inteko rusange yabanje gutoranywa n'umwe mu banyamuryango bemewe, membre effectif, akanohereza ibarwa kwa perezida w'umuryango ibisaba. Akantu k'umwihariko ni ako kantu ko kubanza gusobanurwa, gutoranywa n'umwe mu banyamuryango basanzwe, parrainage. Mbese ni akantu ko gushaka kuvuga tuti uriya muntu uje mu muryango turamuzi, kana kuriya wacu aramuzi, aramutubwiye, duhuje ibitekerezo. Nivuga ibitekerezo by'umugira ngo gusa nanjye ni communauté d'idéologie. Duhuje ibitekerezo, ariyemeje kuzaza aje koko determiné, engagé, azajya abona igihe disponible, nubwo afite imirimo myinshi. Nuko umwe muri twe akavuga ati ndabyemeye rwose azaza. Nicyo kandi kandi navuga ko umwihariko mwaza kugira ngo bizo nyandiko mufite muri komite executive twagerageje gushyiramo utugingo twatuma muri za komite hajya habamo abantu bashaka kwigira ibinani. Musome hari aho twagobetsemo utuntu twatuma atabikinana, inama itakwanga guterana kuko yayanze. Urebye ibindi turabivuga tuhereye ku byo mutubwira mu magambo makeya.
kuko twatekereje umushinga tubagejejeho tuwutekereza tuzi ko hari abandi dutekereza kimwe bafite inyota nk'iyacu, ngw'iyi inyota yacu turayibatuye n'umuturuhura. Murakoze. Murakoze cyane Thomas kutugezaho uyu mushinga, ibitekerezo twari twatekereje kubagezaho uyu munsi. Harakurikiraho kubiganiraho niba hari abantu bafite ibisobanuro bifuza kubona babaza ibibazo. Turagenda dufata ibibazo mu ngungu imwe tuze kubisubiza hamwe, yenda tuze kongera gufata ibindi bintu. Ibyo navuze byasaga n'ibisasira mu mategeko shingiro y'umuryango kugira ngo mwumve amavuno n'amavuko yabo, nyuzuraho mvuga n'ibikorwa tugamije inshingano dufite muri uyu muryango, ku buryo ari ibikorwa zo kuvuga ari muri sitati turagenda n'ibitekerezo uburenganzira kugira ngo icyaha kiratanga nimba ari kwibere kuri ushaka kuba ubaze cyangwa ubaze imbere hano n'ubundi ikibazo nakibazaga wenda twese icyo nakwibazaho ni kuri paji ya 2 kuri ino dokima byanteye kwibaza kuri point ya mbere ivuga ko rappelant qu'une partie du peuple rwandais à savoir les Batutsi a subi un génocide qui a fait plus de 2 millions de victimes, martyrs de la lutte contre la tyrannie et pour la libération nationale. Hano nibajijeho gatoya ariko usanga rimwe wenda n'ibyo ariko wenda twabivugaho twabiganiraho, kuko ndibaza niba abantu bacu bazize rino tsembabwoko nimba hari ikintu barangaje muri lutte contre la tyrannie no kuri libération de notre pays. Sinzi nimba ariho haba ari umubiri ya meme ya jenoside, ibyo wenda twabiganiraho tukareba niba akantu sinzi niba hari n'abandi bafite ibibazo kugira ngo turebere hamwe ibibazo nka 3 cyangwa 4 tubone kubisubiza hamwe. tuvuge nka 3 tuza gusinya umuhango, tuza kugira umuhango wo gusinya aya mategeko nk'uko nayita. Natangiye kwibaza ubwanjye, nagira ngo urumva mbwira ikintu nibajije. Iyi nama ihuriranye n'uko turi muri iki cyumweru kizwi cy'icyunamo gifite inshingano zijya kumera nk'ibivugwa ngaho. Nagira ngo urumva mbwire impungenge nagize ejo twari hariya kuri stade Nyamirambo ndeba abantu bake bahari n'ukuntu hari inyigisho n'ubuhamya bwadufasha gukora ibikorwa nk'ibi. Ncisha ijisho aha ngaha hose ndeba murara abantu bari bahari, ndibaza nti n'akanya wari umunsi wa 3 gusa, none abantu batangiye kunanirwa barasa n'ababyibagirwa. Mu kanya Samari yigeze kuvuga ati hari umuntu twaganiraga none barambwira muri 60 bari inka z'abantu bica abandi barabirukana, hashize igihe gito bati nimugaruke muture. Ababyeyi bacu baraza baturana n'ababiciye ndetse babaha imisangiro, bibaho ngo basa n'ababyibagiwe. Nagira ngo babwire impungenge nagize, ndabona bizaba bitagoye rwose na gatoya ku bintu nabonye ejo. None niba tuza gusinya aya mategeko tuzirikane ibyo bintu, mu by'ukuri kubona mu kanya gato dusa n'abibagiwe ko twiciwe, dusa n'abadafasha bagenzi bacu kwamagana ubwicanyi, tutagenda ngo twumve ubuhamya bagenzi bacu barokotse batanga, inama bagenda bagirana ngo turebe ko twazigenderaho dusinya ibi bintu myatwaza bitezukaho. Nkaba nagira ngo rero hakiri kare ibi bintu tubizirikane, tuze gusinya tuzi icyo dusinye, kuko intege nke nabonye mu Rwanda ejo zaguye umutima. Tuzamuka Nyamirambo nabonaga abantu nzi neza ko biciwe,
bariho binywera Amstel na Mitsingi barya pochette natwe tuzamuka hagira nkareba ubu gupfakaza aho ari buri muntu avuga ati napfurwe aho imfubyi ntawe uyireba umuntu ariho ararwana nuko yaramuka nkaba nakwibaza ko ahari ndetse abenshi cyatumye bapfa bigeze hariya baribwiraga ati Samari Majoro ya n'igiti yanjye harazantabara azagira ati nawe bajyana no guhungurana ibitekerezo none ndatinze mbere yo gusiga ibi ngibi tuzirikane ijambo n'icyane ikibazo nagira ngo mbahe interuro yo kuzirikana. Murakoze. Igikari cya kuri ishuri kose abakoze itsembabwoko abariteguye barabana bashyize mu bikorwa kugira ngo bahane ariko bashize mu mwaka wose iyo ngingo tuyumva buri muntu yaza ati abakoze itsembabwoko bagomba guhanwa. Iki gikari gifite ubuhe bw'icyahindo gifite ubuhe buryo bugaragara bwo kugera kuri iyo nshingano kuko tumaze umwaka wose tubitegereje n'uwa kabiri ushobora kuzageraho. Rero iki gicaniro gifite ubuhe buryo bwo kugira ngo abakoze itsembabwoko babe bahanwe uko byihutirwa. koze cya martire bya bitambo byo gutsinda ibitambo mu gutsinda ingoma y'igitugu ibitambo mu gutsinda kw'abanyarwanda. abaza uti ese buriya bagizemo uruhare ese buriya gutsinda kwabayeho na rero imbere y'uko ngira icyo mvuga gutsinda kwarabaye ndagusubiza ishuri baratsinze kandi turanatsinze twariye ikibazo cyacu haracyari inzira iracyari turi mu nzira. ibyo bese abatabazi barakubiswe ariko njya ntekereza ko iriya migugu y'amaraso muri Nyabarongo iriya mirambo muri Victoria hari uruhare yagize ku buryo ndabanza nkanabyoroshye cyane avuga niyo urwo ruhare rwaba rutoya na za mpinja bishe bashaka Yezu ziswe des saints martyrs des innocents martyrs urumva ko niyo nabyibura sindebe Victoria icyo yabwiye Mitera cyangwa icyatumye Mitera arebwa nk'aho yagiramo uruhare n'ibyo bitabaho bagiriye des innocents martyrs abantu bari kumubwira ubutegetsi bw'igitugu na tirani ibyo twabitsinze iyi ntambara twabitsinze yarwanga kwisha buriya ntarwanga n'abantu barafite imbura gusa hari n'abandi bari babashyigikiye hari n'abandi bayisempatiza hari n'abandi babasengeraga hari n'abandi yenda bitambuga abo ngabo ni Martinez ariko ntabwo arwangwa n'abantu benshi kandi iriya ntambara twayitsinze yari jenoside ntitwayibujije kuko iriya ntambara yari igamije gutsinda jenoside ntabwo yari yateganijwe jenoside yari igamije gutsinda ni nazo ubushobozi ariho jenoside ukuntu yari yateguwe ntabwo abantu bari gushobora kuyibuza ibyashobotse bakoze ko bashoboye barwanyaga igitugu na ngoma y'inkoramaraso ariko ukuntu bwa jenoside yari yateguwe ntibari kwibuza mu gihugu yari yateguwe ku buryo bukabije cyane bari kwibuza ariko ubutegetsi bw'igitugu bwo bwaratsinzwe kandi bwatsinzwe n'abantu benshi saba bafashe imbunda gusa n'ababafashije n'ababasengeye n'ababakundaga ubwabo bakavuga ati urwo rwanda ukuri bagushyigikiye no mu mutima we bagushyigikiye mu mutima nabo barwanya intambara ku buryo bwabo abantu bose barwanya iriya ntambara. Akoze muzehe Mugesera sinzi uragira ngo usubize icyo kibazo kuri ibyo ngibyo ikibazo na benshi ariko muri uru rwego turimo muri iki gicaniro
nagira icyo mbivugaho nkurikije imigambi nabonye. Hari umuntu mugenzi wanjye bamwe muri mwe bazi witwa Ntabana Innocent uba hariya muri Zanzibar, aherutse gutembera n'umudage bakorana baca ururenge basangaho interahamwe ziri, iyo bigeze nijoro ngo ziratarama zikabyina zizi ko zatsinze. Bati hari abantu bari kutwica turabatanga turabica turababa, uko ni ugutsinda kwa mbere. Bati hari abandi bene bari kuva hanze bakaza bakabahora bakatumara none twarabacitse, uko ni ugutsinda kwa kabiri. Bati naho turahana cyo tubabaye amahanga adufasha, nuko bari n'ingurumbuzi bamwe bakadukoresha bavuga ko batsinze. Twebwe rero turiya twese twaratsinze cyangwa twatsinze. Iyo tuvuga ngo twaratsinze ngo tujyeho twiryamire tumere nka Hannibal twajyaga twiga mu mateka, muzi ko yatsinze abaromani akabayobozi hanyuma akajya danka puyise tangize na redehisi, tubaye nk'uko ntitwaba twaratsinze. Ariko rero tutagiye tuvuga tuti ko hari ibitego hari izi mbogamizi tubona imbere n'ibkandi n'iki ntacyo twazageraho. Ngira ngo mutekereze iki gicaniro mwabihereye ko mwari mufite umwanya wo kugitekereza n'umwanya wo kugiha urubuga gikoreraho. Kuri iyo ni intsinzi ikomeye cyane. Tureke kuryama dusinzire nkavuga kwa Hannibal, naho ubundi twaba twaratsinze. Bigenze bityo nacyo twatsinze n'ikigoye, ariko byonyine kuba twicaye tukaba dufite ikintu nk'iki kizadufasha gutsinda noneho ko ntawe utsinda rimwe rizima ngo narizi, ibyo ni ibisanzwe. Ubu rero ndavuga ko twatsinze ni mucya, ahubwo noneho tunogereze ya nsinzi yacu. Tuzabivuga hari ikindi gihe ibi bikorwa hari icyo bitanze, nibwo tuzashobora kugera ku bw'icyo twatsinze. Iyo ni intambara iracyahari, ariko ntabwo tukirwanya igitugu. Ni intambara yindi, kwibohora twaribohora. Hari ikindi kibazo bari babajije ngo ni bizi baba ikibazo cyerekeranye no gukurikirana abagize uruhare mu itsembabwoko. icyo ngicyo rwose Bosco nta kintu watubwira ubaye mu gucaniro. Gusa hari wenda kuko hari n'ibyo natangiye mbere, nshobora kugira icyo mbungura ku bitekerezo cyane cyane mu byerekeranye n'ukuntu byakorwa. Gusa ntekereza ko atari ikibazo twagombye kunonosora ubu ngubu muri iyi nama ya mbere dukoze, kuko bigaragara muri statu ko tuzakora izindi nama, ni ukuvuga ko buri wese azazana ibitekerezo icyo gihe, noneho tukarebera hamwe icyo twakora. Ibyo rero byose ibitekerezo birahari, hari abasanzwe babifite, hari n'abandi bazabitekerezaho. Nkibwira yuko niduhuza ibitekerezo icyo gihe aribwo bizaba byiza. Ntabwo umuntu umwe yavuga ati muzabigira mutya, ndabona muzabigira mutya. Ni ibintu abantu bagomba kurebera hamwe. Nashaka kugira icyo mvuga ku kintu cyabajijwe, ngira ngo ari cyo n'abavuze nyuma ye bahereyeho bavuga ko niba twaratsinze nangwa se hari ukundi byagenze. Icyo kibazo kuko abantu barakibaza, ikibazo abantu barakibaza ari benshi, ariko igiye ku bwanjye uko nkiriwe ndavuga njye ku giti cyanjye ubu ngubu nta organization nta n'abantu babiri mvugira, ndavuga nka Rutayisire. Iki kibazo jyewe iyo abantu bakibaza n'abagerageza kwibaza bakisubiza, ndora ari ibintu igisubizo cyo yakwisubiza cyose cyaterwa n'uko we arora ibintu. Ni ikibazo kiri ideological,
nsobanuye mu bantu batumva ideologiko icyo nshaka kuvuga ni ukuntu iyo nibaza icyo kibazo nuko ngisubiza mba mvuga mbese ngo twaratsinze nawe mbavuga twe ni bande, twe bande. Ushobora kuvuga nti ariko twaratsinze ntabwo twaratsinzwe, mbivuga ndavuga nk'abanyarwanda bose, nangwa ndavuga nka club ndora ariyo nibara ko ariyo nkomokamo nta kindi, association. Ndavuga nibaza nk'umuntu utwara imbere idini iyo ndimo, avuga iyo mvuge nti twaratsinze nangwa ntitwatsinze, ndavuga nk'idini Catholic, Protestant, Adventist, ndavuga se nk'abayisilamu. Iyo mbaza icyo kibazo ngo twaratsinze nangwa twaratsinze, mba mbaza nk'umututsi n'abatutsi, mvuga abatutsi, nangwa se mbabaza nk'abahutu mvuge nti twaratsinze nangwa ntitwatsinze. Niki cyo mvuga iyo mvuga ntikira ideological. Iyo rero ukibaza uvuga uti nk'abanyarwanda twaratsinze nangwa se aho ukundi byagenze twaratsinze, icyo ndumva ari cyo kibazo uko twicaye hano twari dukwiye kwibaza. Ariko twibajije tuvuga duti nkomoka mu bwoko n'ubu, nkomoka mu idini n'iyi, noneho nkibaza icyo kibazo, impande nyinshi ushobora gusanga uvuga ati kuko twaratsinzwe. Ushobora no kurangiza ati twaratsinzwe kuko mbaye specific nk'abatutsi, ugiye gukorana n'izo wavuga ati nk'abatutsi twaratsinzwe kuko intambara yarabaye irarangira, igitugu kiratsindwa, ariko miliyoni y'abanyarwanda benshi ari abatutsi, iyo ni fact, barashize. Wibajije rero cyo simple ukarangiza uti nk'abatutsi twaratsinze nangwa twaratsinze, n'igisubizo ntidukwiye guca hirya no hino wavuga twaratsinze. Mureke no guca hirya muvuge muti twaratsinze kuko miliyoni imwe y'abanyarwanda benshi muri bo ari abatutsi, barashize. Ariko rero niba noneho ari uko bimeze, muri sitati yacu igicaniro, ikintu cya mbere inyandiko mu gifaransa ariko ngira ngo ndashiroza mbirore, hari ahantu muruvuga ko mwiyemeje kurwana ideology ya ethno-racist. Dufashe rero duti twaratsinze nangwa ntitwatsinze nk'abatutsi, twamenya ko twakwemera duti twaratsinze, tutemeye rero ngo twatsinze, dufite ikindi dushobora gukora. Natwe ni ugupanga itsembatsemba kuko dufite ingufu zabikora. Ubwo rero ya ntego yacu yo kurangiza iriya article ya 3 igice cya mbere twaba tutayigezeho, twaba tutayubahirije. Ubajije uti nk'abatutsi twaratsinze nangwa ntitwatsinze, ibisubizo ni bibiri: nuko twatsinzwe nangwa se nuko tutatsinze, nuko twatsinze nangwa nyine twatsinzwe. Ni ansa n'ebyiri gusa. Iyo tuvuze ngo ntabwo twatsinzwe, nuko dufite ingufu noneho zo kwerekana ko tutatsinze, twabikora kandi. Ariko icyo gihe tuba duteshutse kuri ya nshingano twihaye, article ya 3 igice cya mbere. Turoye rero nk'abanyarwanda duti twaratsinze, yewe navuga ko twatsinze nkuko Octavia yavuze, igihe twatsinze igitugu. N'ubu hano tukaba dukora association nk'izi, hariho n'izindi zivuka zishobora no guhangana mu bitekerezo n'ubutegetsi, zikavuga ziti umutegetsi turabubaha cyane ariko murayoba murajya hariya. Iyo environment ikaba ihari ko umuntu ahaguruka akavuga ati ubutegetsi
ni mu cyubahiro cyose tubaha, ariko murateshutse muragira mutya, turifuza ko ibintu byakorwa bityo. Njye ku bwanjye numva twaratsinze, kuko ibintu byabyaye cya gitugu turagenda bihinduka, biragenda buhoro bitugaragara ko tubihindura buhoro buhoro, ku buryo na ya ideology yazanye n'itsembatsemba hari icyizere kigaragara ko tuzayitsinda. Nkaba numva rero kuri ubwo yewe ncubije icyo kibazo nk'uko mbyumvanye, navuga ko twatsinze. Ahasigaye ni uko twahangana n'iriya ideology.